Aha, murakoze cyane. Murakoze kabisa kwa mwabashe gukurikirana Miss Rwanda 2022. Ntago byari byoroshye, wari urugendo rukomeye cyane. Ninde uzabasha kwegukana iri kamba ya Miss Rwanda 2022? Nkuko abajaji namwe mwabibonye, ntago byari byoroshye, n'urugamba rukomeye. Abakobwa bose ko bagiye batambukana imbere, bagiye mubabona ni beza cyane. Alalala, murakoze cyane, murakoze. Hano nkuko mubibona twitabiriye irusanwa rya Miss Rwanda 2022, ariko bavuga ngo abakobwa ni beza. Nanjye mu byukuri nabibonye hari abakobwa beza cyane. Mbere bundi bajyaga bavuga ngo Bikira Mariya niwe mukobwa wari mwiza cyane, ariko mbonye abakobwa n'ukuri kw'Imana nanjye navuye mu byanje. Sasa hano hakaba abajaji batatu twasobora kubahereza ikaze, nibo bari budufase mu kanama nkemuramaka. Akaba ari abasore nabo hano bagiye kudufasa. Twatangira tubahereza ikaze batwibwira, ubundi tukaza gukomeza, na nyuma gahunda ziri bukurikireho turagenda tuzibamenyesha gahoro gahoro. Reka duhere ku mujaji wa mbere atwibwire, atubwire n'ahantu naturutse na nicho alibuze kudufasa muri aka kanama nkemuramaka. Murakoze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Jorije Banete, nturutse muri Murebe Urobe, nkabanje kujajinga hano abakobwa. Murakoze. Ebana arakoze Baneti, ariko siwe wenyine witabiriye. Ndabona hano bazanye n'umumetisi n'umu brown. Mani sobora byose we, abakobwa bali hano ni bamumba bale nimuze kuloba sibyo, ariko reka dukola akazi katuzanye. Reka nawe tumuhereze umwanya atwibwire. Murakoze. Amazina yanjye ni Rwabigwi, nuko mubizi naho nurutse mu karere ka Tumba, ngewe uhagarariye hano kanama nkemuramaka abajaji. Murakoze. Arakoze Rwabigwi, ariko nago yaze wenyine, arundi mugenzi we basobora kuba bazanye, nawe agiri muri bamwe mu bagize akanama nkemuramaka. Reka nawe tumuhe umwanya asobore kutwibwira. Murakoze. Hola guys, my people, here your boy Chris Jeka, the Elite Young Achiever here from AKA. Murakoze. Nanjye amazina ni Chris, nkaba naje hano as a judge muri Miss Rwanda. Murakoze. Abajaji bacu barakoze cyane. Tudatinze rero sasa reka dutangire n'umukobwa wa mbere. Abajaji bacu baraza kudufasha nkuko babihuguriwe, badufase rwose tubigendanemo neza. Murakoze. Nkuko muri kubibona twakiriye abakobwa hano. Turahera kuri nimero ya mbere yitwa Anosiata, dukurikizaho nimero ya kabiri Virginia, dukomeza tugenda kuri nimero ya gatatu dufite Margarita, tukakomeza tugenda kuri nimero ya kane dufite Ansoni. Nawe akaba ari umukobwa mwiza mubashye kwitabira irusanwa ya Miss Rwanda 2022. Abakobwa bacu rero twadufite barabo ngabo, tugiye kubatasaba ko batambuka kuri stage biyerekana mu myambaro myiza cyane ya gikobwa n'ingendo nziza nk'iza gikobwa. Mani sobora byose muravuga ngo mu Rwanda hari abakobwa beza, ariko ngiye bantesa byatari, banteseza umutwe. Hari abakobwa bafite hano ibintu byiza cyane, bafite inyuma heza, bafite imbere heza, ibintu byabo byose ni byiza cyane. Ebana abakobwa bose ingeri zose turazifite, dufite bamaneke, dufite n'abandi barenganiye bari kuri size zose. Dufite abakobwa mu Rwanda, hari abakobwa beza cyane kabisa. Nanjye nuko nasobora kuba nari mu kanama nkemuramaka, ariko ndimo nasobora kureba abakobwa beza bari hano, nasobora kugiramo uwo mitamo kuko ni beza kabisa. Reka rero tudatinze dukomeze dutambukana n'umukobwa wa mbere yitwa Anosiata, aza hano kuri stage yiyereka abagize akanama nkemuramaka. Reka dutangirane n'umukobwa wa mbere atambuka hano agera imbere y'akanama nkemuramaka. Turatangirana n'umukobwa witwa Anosiata, akaba yambaye nimero 1. Welcome
on stage. Tambuka Gikobwa ariko mama ilikamba kabisa umukobwa uzariye kana zabakomeye. Kobwa mwiza cyane agera imbere y'akanama nyemuramaka yiyerekana Gikobwa. Murakoze, reka dutangirane n'umukobwa wa mbere yitwa Anosiata aduhereza umushinga we basi kugeza ku bajudges hano. Murakoze. Murakoze ku mwanya. Nanjye umushinga wanjye nagira ngo babwire umushinga wanjye ukuntu umeze. So murabona ukuntu nsa neza, ndi umukobwa mwiza w'inzobe. So rero najyaga ngo ningirirwa amahirwe yo kuba Miss Rwanda 2022 nzashyireho uburyo twazana umukoro mu Rwanda byoroshye kugira ngo n'abandi bose bazase nkanjye, kandi nyine tugakora na products zituma abantu bangana nkanjye. murabona ko ngana neza, très française. Muramutse mungira amahirwe mukantora mwamukoze cyane. Ni za size rwose nk'uko umunyarwanda yabivuze. Hebana ndabona abagize akanama nyemuramaka nabirari ryabishe rwose, si gusa Mana isobora byose we. Dukomezanye na nimero ya kabiri Virginia n'abatambuka imbere y'akanyemo akanama nyemuramaka. Umukobwa mwiza cyane nawe rwose atambuka neza agenda Gikobwa. Ndabona abajaji bari hano nabo byabateye ubwoba rwose, barareba bakavuga ati Imana yonyine yaremye bakobwa beza mu Rwanda, niho hano hari abakobwa beza cyane. Anosiata yarakoze ku musinga wiwe atugezezeho. Abajaji ndakeka babashe kumva. Tudatinze rero reka twakire undi mukobwa witwa Virginia. Welcome on stage. Bakaza neza. Ego. Tudatinze reka tumuhe umwanya nawe atugezeho umusinga we afite. Murakoze. Murakoze. Ndamutse ngiriwe amahirwe yo kuba Miss Rwanda 2022. Nakoze umushinga w'abakobwa bameze ba Mukagatare. Nabazaniyeho uburyo yo gukoresha uburyo bagira amavangingo bakoroha. Ubu ni wo mushinga wanjye. Murakoze. Tumureba nawe imbere y'akanama nyemuramaka akomeza yiyerekana rwose. Abajaji nabo bumiwe hariya bavuga ati nta bindi bintu mbonye hano. Reka dukomezanye rero na nimero ya gatatu ariwe Makulata n'abatambuka imbere y'akanama nyemuramaka yiyerekana Gikobwa rwose. Umukobwa mwiza cyane ufite metero 3 mu bujyakuzimu akomeza yiyerekana rwose agenda neza imbere y'akanama nyemuramaka. Murakoze cyane, reka dusimire Virginia asobora kuba tuzaniye umuti. Abakobwa bari hano ngire ngo mwabasiye kumva ko umuti wabonetse. Nimugire ikibazo rwose uriya mukobwa afite musinga mwiza, kandi namwe muzabase kumugana abahiye ku miti. Tudatinze cyane reka twakire umukobwa wa gatatu yitwa Makulata. Tumuhe ikaze kuri stage. Murakoze. Nitwa Makulata. Umushinga nzanye ni umushinga wo kuba nabwira abakobwa uburyo bwo kubona amafaranga. Urumva amafaranga muri ino minsi yarabuze, noneho njye uburyo nashishikarizamo kubona amafaranga ni uburyo bwo kwegera abasaza bakuze, ubundi bakabitaho nk'uko bikwiye, nabo bakazajya babahereza ku mafaranga. Abajaji nabo hano bati ibi bintu ntago bisoboka, nta kuntu umuntu yabaturanye n'ubutaka rwose ngo azabe Miss. Ariko reka dukomezanye na nimero ya 4 umukobwa mwiza cyane araseka amasara gatarakara yitwa Yansoneye. Nawe tumuhe ikaze kuri stage. Tumuhe ikaze cyane rwose, umukobwa mwiza cyane ni za size rwose.
Makulata arakoze cyane. Mwabakobwa mwe, mwabasore mwe muri hano. Ndumva ibintu bitolose, abakobwa bafite imisinga ikalise cyane. Ndumva Makulata we none umusinga we nuko tudya amafaranga yasakayamala. Abasore murabe maso, abakobwa bacanye bakoze inama nabo. Uko leta iri kudukorera inama nabo niko bari gukora amanama. Reka tudatinze rero twakire umukobwa mwiza nawe bita Yansoni atugezeho umusinga we. Murakoze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Yansoni. Mungiriye icyizere nkaba Miss Rwanda. Umushinga wanjye kuzana kampani mu Rwanda igurisha ibibuno cyangwa se amataye cyane cyane twa duseze zimwe za française, none kugira ngo babashe kuzana amabuno manini kuko niyo akurura abagabo, sibyo? Noneho bakazana size nk'izi zanjye like this. Nibwo ndakeka aribwo nyine abahungu cyangwa se abagabo nibwo baza batwegereza cyane, n'ibyo dushaka byose tukabibona. Murakoze. Baragira bati yaza kuba Bikira Mariya ataravutse yampaye nk'ibintu biri kubera hano nibisoboka. Abajaji bose hano batembagara birutakuya. Umuntu babonye umukobwa mwiza cyane baravuga bati ibi bintu ntago bisoboka. Asobora kuba ariwe mukobwa usobora kuzerukana ikamba rya Miss Rwanda 2022. Abajaji nabo rwose ndabona irari ryabise. Mani isobora byose. Ndabona ibintu bitoroshye hano rwose. Mbere yuko abakobwa batambutse imbere y'akaninyama nyamuramaka, ndabona abajaji ibintu byabaye ibindi nibibazo. Ariko ndabona hano amapantaro yaturaguritse, abandi hepfo sinzi n'ibindi. Aha, murakoze cyane. Murakoze kabisa kwa mwabashe gukurikirana Miss Rwanda 2022. Ntago byari byoroshye, wari urugendo rukomeye cyane. Ninde uzabasha kwegukana iri kamba rya Miss Rwanda 2022? Nkuko abajaji namwe mwabibonye ntago byari byoroshye, n'urugamba rukomeye. Abakobwa bose uko bagiye batambukana imbere bagiye mubabona ni beza cyane. Naho ubutaha tubasha kureba wegukanye Miss Rwanda 2022. Je wababwiraga akabari Femchezo. Naho ubutaha.